impamvu ubu ngubu ntangiye ninjira impamvu zidutera kwisanga turi mu buzima bwa kera kandi twarakire kuri Mwami n'Umukiza Yesu nashimwe. Tumaze gusoma ubuzima budutera guhinduka nubwo kwakira kuri Yesu. None iyo twisaye tutahindutse biba byabaye bite? Ubundi bene data iyo umuntu yakire kuri Mwami n'Umukiza bivuze ko hari ubundi bwami yari arimo. Yesu nashimwe. None iyo umuntu yakire kuri Mwami n'Umukiza ubwami yari arimo ababuhinduye abwimuye yakiriye ubwami bwa Yesu. Kandi ubwami bwa Kristo Mwami n'Umukiza kwakira kuri Kristo nk'umwami bivuze ko usenze ubonye undi mwami. Ikikwemeza ko wakiriye umwami nuko ukwiye kwemera itegeko rye ukagendera muri we, mbese nuko ngo ukayoborwa nawe, nuko ngo utangira guhabwa ubuzima bw'uwo wakiriye. Haleluya. Yesu nashimwe. Iyo rero utabonye ubuzima bw'umwami wakiriye ntago uba wimuye umwami. Ushobora kumwimura mu magambo ariko nukwimura position ariko ubuzima bwa position ntububema wo gukira bwa kera. Yesu nashimwe. Nko kwimura iseta. Yesu nashimwe. Hanyuma rero Imana imaze kumishora amagambo nagize icyifuzo numva birambabaza cyane. Twatangiye tuvuga ko hari abakristo benshi cyangwa abantu benshi bari mu buzima bwo kubatwa cyangwa se bwo kugira ubutware, dayimoni akabagiraho ubutware. Nawe uzumvira iri jambo cyangwa uzumva iyi nkuru cyangwa se ikiganiro bizagutere kwibaza ni izihe mpamvu umuntu wese wakire kuri Mwami n'Umukiza ari mu rugendo rwo guhinduka. Yesu nashimwe. Asigara agifite dayimoni muri we. Yesu nashimwe. Asigara kibaye mu buzima bw'ibyaha, mu buzima bwa Satani, mu buzima mbese bwuriya yirukanye. Impamvu niyo dutangiye gusobanura. Yesu nashimwe. Icyambere tumaze kubona yuko iyo umuntu yakire kuri Mwami n'Umukiza akwiye guhabwa ubuzima bwa Kristo. Ibya kera byose kwa bishize ahindutse icyaremwe gishya. Yesu nashimwe. Dore ibintu Imana yamishura ngiye kubwira itorero bene data. Uzabigenzure iwawe mu rugo ubuzima ubayemo, niba uri umukristo ukaba utanejejwe n'ubukristo urimo cyangwa se ukaba utagaragaraho ubuzima bwa gikristo. Dore impamvu ngizi amakosa tujya dukora. Yesu nashimwe. Ibi ngiye kubivuga ku muntu wakire Kristo ariko ukiri mu rugendo rwo gusa nawe. Yesu nashimwe. Nagira ngo ubihutishe bitewe n'ikirere. Bitewe n'ikirere katwihute bene data. Icyambere tugiye kuvuga dore ngiki. Badusoma amagambo ari mu Makorino ba 2 ibice bya 5:16 avuga ngo nicyo gituma tugitekereza kuri ngo ntago tugitekereza kuri so dutyo ngo Yesu twamutekerezaga nk'amasekuruza. Bene data Yesu nawe yari afite ibisekuruza abarizwamo kuko Yesu yagaragaye ni Imana yagaragaye mu mubiri. Akiri mu mubiri nawe yagengwaga n'amategeko. Akiri mu mubiri nawe yavutse mu gisekuruza cyitwa Yuda cy'Abayuda. Ariko